Rero nanjye navuye mu rugo mu gitondo ngiye mu kazi bisanzwe nsanga ryamye hano, ariko kugeza na n'ubu ngubu abantu polisi iracyakora iperereza kuko natwe ntabwo turamenya icyamwishe. Nanjye kugeza aka kanya sindamenya ngo ni icyamwishe, usibye kuva kubyuka mu gitondo ngiye mu kazi mve mu rugo nkasanga ryamye hano. Nta ikintu nanjye nahise nkora ubutabazi bw'ibanze, kano gakorosi ho gatoya nasanze aryamye hirya, sinirirwa nagiye ikintu nahise ryamye hano mu muhanda. Wahageze ryari? Hari mu masaha yasanga hari mu masaha mu kanya gatoya nka saa 2:30. Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu ahagaragaye umurambo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko, dore yuko uyu murambo ari uw'umugore wishwe urupfu rubi cyane ndetse akicwa urw'agashinyaguro ubwo yateraguwe ibyuma bikarangira bamwisha bamujugunye hano munsi y'umuhanda. Umuturage wamubonye bamwita Pascal, ubwo yaragiye gushaka ubuzima cyangwa yaragiye gukora akazi asanzwe akora ka buri munsi k'ikiyede, nibwo kugera hano agiye kwihagarika arebye gatonya munsi y'umuhanda hasanga umurambo, nibwo kujya gutabaza umuvandimwe, arangije nawe atabaza n'abandi. Kugeza izi saha hano hari abantu benshi cyane cyangwa hari abantu benshi bashungamije cyane. Ni mu gihe ubugenzacyaha RIB buri gukora iperereza bufatanyije na polisi kugira ngo hamenyekane icyishe uno mu mama uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko. Ariko Pascal avuga yuko mwa kano kagari atamuzi, ndetse n'abandi baturage bari hano bari kuvuga yuko batamuzi, ashobora kuba ari umuhisi n'umugenzi. Uyu muntu rero nanjye navuye mu rugo mu gitondo ngiye mu kazi bisanzwe nsanga ryamye hano, ariko kugeza na n'ubu ngubu abantu polisi iracyakora iperereza kuko natwe ntabwo turamenya icyamwishe. Wenda nitugira icyo tumenya namwe muraza kubimenya kuko murahibereye, ubwo kadutegereze turebe icyo batubwira kuko ntakubeshye nanjye kugeza aka kanya sindamenya ngo ni icyamwishe, usibye kuva kubyuka mu gitondo ngiye mu kazi mve mu rugo nkasanga ryamye hano. Nta ikintu nanjye nahise nkora ubutabazi bw'ibanze, nta kindi nakora. Ubwo kadutegereze turaza kumenya ibyari byo mu kanya gatoya. Wavaga ujya hehe? Navaga mu rugo njya mu kazi. Njya mu kazi bisanzwe? Njya mu kazi bisanzwe. Uyu murambo wabonye gute? Urumva nageze hano ngaha mve mu rugo, ukase kano gakorosi ho gatoya nasanze aryamye hirya, sinirirwa nagiye ikintu nahise nkora njya gutabaza umuturage ku ruhande. Nabatabaza abandi kuko hano ndabona turi abaturage benshi cyane. Nagiye ku rugo twegeranye gatoya k'umuturanyi, naje mubwira ikibazo, araza arareba n'abandi baraza gutyo. Kugeza aka kanya ubu ngubu natwe dutegereje kumenya ngo ni iki cyabaye kuri uyu muntu kuko nanjye nasanze aryamye hano mu muhanda. Wahageze ryari? Hari mu masaha yasanga hari mu masaha mu kanya gatoya nka saa 2:30. Nibwo numusanze hano uyu muntu. Uramuzi se? Oya, ndabona ntamuzi. Kano kagari ntago mumuzi? Reka ndabona ari mushya, bisa nkaho yari umugenzi wigendera. Ntago mumuzi mwa kano kagari? Ntago tumuzi mwa kano kagari, nkubwiye ndamuzi naba nkubeshye. Bakwita nde? Nge banyita Pascal. Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu ahagaragaye umurambo uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko, dore yuko uyu murambo ari uw'umugore wishwe urupfu rubi cyane ndetse akicwa urw'agashinyaguro ubwo yateraguwe ibyuma bikarangira bamwisha bamujugunye hano munsi y'umuhanda. Umuturage wamubonye bamwita Pascal, ubwo yaragiye gushaka ubuzima cyangwa yaragiye gukora akazi asanzwe akora ka buri munsi k'ikiyede, nibwo kugera hano agiye kwihagarika arebye gato munsi y'umuhanda hasanga umurambo, nibwo kujya gutabaza umuvandimwe, arangije nawe atabaza n'abandi. Kugeza izi saha hano hari abantu benshi cyane cyangwa hari abantu benshi bashungamije cyane. Ni mu gihe ubugenzacyaha RIB buri gukora iperereza bufatanyije na polisi kugira ngo hamenyekane icyishe uno mu mama uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko. Ariko Pascal avuga yuko mwa kano kagari atamuzi, ndetse n'abandi baturage bari hano bari kuvuga yuko batamuzi, ashobora kuba ari umuhisi n'umugenzi. Nibwo numusanze hano uyu muntu. Uramuzi se? Oya, ndabona ntamuzi. Kano kagari ntago mumuzi? Reka ndabona ari mushya, bisa nkaho yari umugenzi wigendera. Ntago mumuzi mwa kano kagari? Ntago tumuzi mwa kano kagari, nkubwiye ndamuzi naba nkubeshye. Bakwita nde? Nge banyita. Amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka. Nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Twe duherereye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Kayumbu ahabereye ibiteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane. Nongeye kubifuriza Noheli nziza, nongeye kubifuriza umunsi mwiza
mwiza, nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire, muzawurye ntuzabarye, dusatira kwinjira mu mwaka wa 2026. Nongeye kubibutsa yuko umwaka tuzawurasa mu masaha ya saa sita, twegereza itariki ya mbere y'ukwa mbere umwaka wa 2025. Mbararikiye rero ko muzaba muri live kuri Kidasamura TV Rwanda, turasa umwaka. Batazabasha kuza tuzashyiraho live, muzabibona live turimo turarasa umwaka. Imana ibarinde ibahereze umugisha, ndabakunda cyane, mugire ubuzima buzira umuze. Ciao ciao, Imana ibarinde.